Itangazo rigenewe abifuza kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Aha ngaha baratubwira ngo polisi y'u Rwanda iramenyesha abantu bose bifuza kwinjira muri polisi ku rwego rw'aba ofisiye kadete ko bazatangira kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga online guhera tariki ya 19 z'ukwa munani kugeza ku itariki 31 z'ukwa munani 2026. Ababyifuza bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: icya mbere, kuba uri umunyarwanda; icya kabiri, kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25; icya gatatu, kuba ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0 cyangwa ufite icyiciro cya mbere cya kaminuza n'amashuri y'imyuga n'ubumenyi. Icya kane, uwo muntu ukeneye kuba yakwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda, icya kane agomba kuba afite ahangaha ku cya kane baratubwira abize ibarurishamibare statistique, ubuvuzi medicine, ubuvuzi bw'amatungo veterinary medicine, ubuforomo, uburezi education. Icya gatanu ahangaha bakatubwira ngo kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa by'umurenge. Icya gatandatu, kuba utarigeze yirukanwa mu mirimo ya leta. Icya karindwi, kuba ufite ubuzima buzira umuze. Icya munani, kuba utarigeze ukatirwa n'inkiko igifungo kirenze amezi 6. Icya cyenda, kuba yiteguye gukorera aho ariho hose mu gihugu. Ahangaha rero uyu munsi wa none tugiye kuba twarebera hamwe uburyo umuntu ashobora kuba yakwiyandikisha ahangaha mu gipolisi cy'u Rwanda, ukiyandikisha uciye kuri online cyangwa se uciye ku mbuga. Aha rero ndagira ngo tube twatangira vuba video kugira ngo tutaza kuba twatinda twisanga turimo twihuse. Rero tudatinze mu mayira, uri buze hano muri Google Chrome, ahangaha dusanzwe dusakishiriza ibintu. Nta muntu utagira Google Chrome muri telefone ye cyangwa se ku mashini ye. Ahantu hari hose ushobora kubabona Google Chrome uraza kuba uyikoresha. Noneho urahita hejuru aho ahanditse search, numara kujya hejuru muri search uri bwandikemo wa3 akadomo polisi. Urimo kubona ko ahangaha bihita bizamo, urandika wa3 police.gov.rw, nurangiza urahita uba wakomeza aho ngaho hejuru kuri hariya. Noneho turahita tuba twahindukira kuri ino page. Iyi page rero niyo iri buze kuba yatugeza ku bintu byose, ariko mbere y'uko tubanza kugera aho tugomba kuba twakwiyandikisha ku bantu bashaka kuba bakwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda, umuntu wamaze kuba yakumva ibyo basaba abyujuje, reka tubanze tube twarebera hamwe bimwe mu bintu bishobora gutuma tunamenya uburyo twakwirinda cyangwa se uburyo twatabaza igihe twaba tugize ikibazo. Reka tubanze dushyire porogaramu yacu mu rurimi rw'ikinyarwanda, ubundi ahasigaye tuze dusobanukirwa byose nta na kimwe kiducaho. Reka rero tube twakomeza, ni ukuvuga ngo ahangaha hambere reka tube twakomeza, reka tube twakwinjira ahangaha icyo bita nimero z'ubutabazi zitishyurwa. Ahangaha tujya hano kuba twabanza kureba igihe wenda tugize ikibazo, nimero dushobora kuba twahamagara dushaka nko gutabarwa, ubundi hasigaye tuhite turebera hamwe uburyo turi buze kuba twakwiyandikisha muri polisi y'u Rwanda. Nongera kubwira abantu ngo kora subscribe, niyo nkunga yawe, niko kunzamura, nta n'ikindi rwose. Cyangwa se nkagira Imana ukareba ikiganiro kikarangira, nubwo waba wigiriye mu mirimo, jya usiga telefone yawe cyangwa mashine yawe irimo kwipureyinga ikiganiro kirangire. Burya ubu ndemeye, uba uremeye ubuzima bwanjye bwose nzabaho. Ahangaha
zimwe muri nimero dushobora kuba twahamagara igihe twaba duhuye n'ibibazo. Ahambere baratubwira ngo ubutabazi bwihuse duhamagara 112. Ahangaha iyo uhamagaye ubutabazi bwihuse ugahamagara 112 bivuze ngo uba nyine urimo gutabaza polisi. Ariko nanone twongere twibuke yuko ahangaha urimo kubona akantu k'umutuku ahangaha gahagaze, ahangaha baratubwira ngo impanuka zo mu muhanda. Impanuka zo mu muhanda uhamagara 113. Hari abantu baba bahuye n'ibibazo nko mu muhanda ugasanga ahise ahamagara 112, 112 nabo bakajya guhamagara mu 113. Ariko burya byaba byiza twese hamwe dufashe agakaramu tukandika ku mpapuro izi nimero, tukajya tumenya ngo 112 ni ubutabazi bwihuse, ariko ngize ikibazo mu muhanda nahamagara 113. Ahangaha bakatubwira ngo igihe uhohotewe n'umupolisi, tuvuge hari nk'igihe waba uri umushoferi, hagiye waba uri umunyamaguru, hari n'igihe waba uri n'umuntu usanzwe warangiza ugahohoterwa n'undi mupolisi nawe usanzwe ahantu kuri sitasiyo runaka cyangwa ahantu mu nzira runaka, ugasanga araguhohoteye kandi wenda ibyo arimo aguhora urimo kubona yuko wowe atari amakosa, cyangwa se wenda urimo kubona ko arimo kukubangamira, wowe nta tegeko wishe. Ahangaha ushobora kuba wahamagara 351. Urimo kubona ko nabo ni nimero badushyiriyeho igihe umupolisi aguhohoteye yambaye imyenda y'akazi. Burya ku myenda y'akazi y'abapolisi bose cyangwa se n'abasirikare n'abadaso muri rusange n'abanyerondo, hari abo nabonye basigaye baba bafite ahagana ku ibere ry'ibumoso haba hariho amazina yabo. Burya ureba amazina yabo hano mu gatuza ahagana ku ibere ry'ibumoso haba hariho amazina yabo, ukareba ukavuga ati umupolisi witwa kanaka aramuhohoteye, dore kandi uko bimeze uko byagenze. Ahangaha bakatubwira ngo impanuka zo mu mazi. Abandi bantu impanuka zo mu mazi, hari igihe abantu bajya bagirira ibibazo nko mu mazi, wenda nk'umuntu mwari muri kumwe akagwa nk'ahantu mu mazi ubona udafite ubushobozi bwo kumurohora, cyangwa se n'ibindi bintu nyine. Impanuka zo mu mazi ni igihe nyine wagirira ikibazo ahantu hari amazi magari utari bubashe kuba wakwikura muri icyo kibazo, ariko hari umuntu uri hafi aho ngaho ufite nka telefone cyangwa se ufite ubushobozi bwo gutabaza, yahamagara 110. Ahangaha bakatubwira ngo ibibazo bya perime. Abantu mwese mujya mugira ibibazo bya perime, ugasanga umuntu afite ikibazo cya perime bikagenda bikamubana ibibazo byinshi cyane, nawe wahamagara 118 bagufasha. Aha rero bakongera bakatubwira ngo gukumira no kurwanya inkongi. Abantu benshi cyane nabo bajya bagira wenda nk'inzu yawe igashya, imodoka yawe igashya, wenda ukaba uri nk'ahantu ukabona nk'igihuru kirimo gushya. Nyine igihuru wenda tuvuge ishyamba, igihuru wenda hashobora kuba ari ahantu hatoya n'abantu bazimya, bavuza induru ku musozi abantu bakazimya, ariko wenda nk'ishyamba ukabona nk'ishyamba rirahiye, ukabona nk'inzu irahiye. Iyo nkongi nyine iteye ubwoba, iyo nkongi ikabije, wahamagara 111. Rero ahangaha usanga ibindi bice bitatu bihari. Wenda umutekano wo mu muhanda ukanze hano wahita ubona ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Nanone ngaruke ku bantu b'ibizamini by'amaperime n'amaprovisoire, nawe ukanze hano waza ugahita uba wasangamo ibintu byinshi cyane bijyanye n'umuhanda. Ahangaha rero naho ushaka kumenya ibikoresho, uburyo wajya guca muri controle, nawe waca ahangaha controle ya moteri, waca ahangaha mu bijyanye n'ibinyabiziga, gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga. Noneho rero twebwe ahantu uyu munsi tugiye kujya mu kwiyandikisha muri polisi y'u Rwanda. Ku bantu bose nari namaje kubwira yuko tugiye kurebera hamwe ukuntu bakwiyandikisha muri polisi y'u Rwanda. Uze ukande ahangaha handitse requipment. Ahangaha niho hantu ugiye kuba wakanda. Ahangaha harimo akantu k'umutuku ahangaha gahagaze, kandi reka tubanze duhagarare kubera yuko ahangaha iyo dukoreshejemo screen recorder bahita baduhagarika.
kukwereka ntago screen recorder yemera kuza, noneho tuza turebe aho. Noneho urabona tumaje kwinjira kuri uru rukuta neza cyane. Ahangaha rero niho hantu tugiye kwita dukorera apply now ku bantu bashaka kuba bakwiyandikisha kujya mu gipolisi cy'u Rwanda. Ahangaha icyo turi buze kuba twakora, urabona aka kantu kari buze uhite ugakoraho, uri bukarindire kaze uhite ugakoraho opening kuba wagira ute kuba wakwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Ahangaha tugiye kuba twatangira kwiyandikisha neza, ubundi ahasigaye tube twajya natwe mu bo bemerera kuba bakwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Nakubwiye yuko mbere yuko ujyamo urabanza usome neza iri tangazo, ubanze urebe ibirimo, ubanze urebe ko byose ubyujuje. Igipapuro kiranga imico n'imyifatire uri buhere mu kagari, mu mudugudu ujye kugishaka, nyine bemeze yuko uri umwana mwiza, utanywa ibimogi, utanywa ibyuma. So ibyo nyine, ibyo ngibyo nibyo bita imico n'imyifatire, kuba utajya urwana muri quartier, kuba nta bantu uhohotera. So ibyo urebe ujye mu kagari, ujye mu mudugudu, urajya mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, ugenda ucyandikishe kugira ngo uze kuza kuba wacyuzuza ahangaha muri fomu bagiye kutwereka. Noneho abantu basanzwe bari account mo hano bo barabizi, ubwo barabizi, bari bugaruke hano bashyiremo ibisabwa, ni email, bagashyiramo password, bagakanda kuri aka kantu bakakavuga, ubundi bagahita bakora hano login. Ariko noneho kuri wowe bwa mbere video kandi ufite inzozi zo kuba wajya mu gipolisi cy'u Rwanda, wujuje ibyo twavuze hepfo mu itangazo, ukaba nawe ushaka kuba wakwibera umupolisi w'u Rwanda, tukajya tugusanga uhagaze ku muhanda, tukajya tugusanga uhagaze ku masitasiyo agiye atandukanye, urimo ukemura ibibazo by'abaturage, urimo ufasha abaturage, urimo nyine ugenda ufasha abaturage kuba bagira ubuzima bwiza, kuba bagira umutekano mwiza, wowe uri buze wiyandikishe ahangaha. Hano hasi hari akantu k'umutuku niho urimo kureba, urahita uhasanga kwiyandikisha, urumva niho uri buhite wiyandikisha. Nongera kwibutsa abantu yuko niba ugiye mu gipolisi cy'u Rwanda ntabwo ugiye kudukandamiza, ahubwo ugiye kurinda umutekano w'igihugu. Tugiye kujya duhura nawe tukwishimire, tukwishimire, tuvuga ati iyo afande, akazi keza afande. Reka twikomereze, kari agaciyemo byari ukuganira. Urahita ukanda hano kuri registre, urahita ukanda hano kwiyandikisha. Numara gukanda hano kwiyandikisha rero, hari ibintu uri buze ube wasanga ahangaha, nibyo bintu tugiye hano kuba twasobanura muri ino video, turabisobanura neza. Aha mbere urahasanga email adresse, aha kabiri usanga gushyiramo password aha gatatu password washyize hejuru urongera uyishyire hano ha gatatu. Nurangiza gushyiramo iyo password zirimo neza, ikintu kiri bubeho ahangaha, aka kazu karahita gahinduka kabe ibara ry'icyatsi, aka ko hasi karahita kaba ibara ry'icyatsi. Ni ukuvuga ngo muri password uri buze gushyiramo, password isanga kuba irimo amagambo 8, sibyo? Amagambo 8 uri butangize ijambo rikuru, ubundi ayandi magambo uhita ugira amagambo matoya. Ahangaha barabisobanura neza. Nurangiza noneho uze kuza kongeramo n'umubare, sibyo? N'imibare ni amagambo makuru. Uratangiza ijambo rikuru, ayandi wagira amagambo matoya, ubundi ushyiremo umubare, ubundi nyuma uze kuza gushyiramo kamwe muri utu tumenyetso, no kugira ngo password ibe ikomeye. Numara gukora iyo password ikomeye, iki gice kirahita gihinduka icyatsi cyose, kirahita kiba icyatsi. Reka tubikore ubundi urebe. Good, urimo kubona yuko password yacu twamaje kuba twayishyiramo hano. Ahangaha hejuru hari none ndabigaragaje. Ahangaha hejuru hahera hariyo email yanjye, niyo mpamvu email yanjye nge nayihishe, ahangaha mba nayihishe. Ariko urabona ko numara gushyiramo email hejuru hahera ugashyiramo password, ahangaha hariho amajisho, ugashyiraho password, urahita usanga ahangaha habaye ibara ry'icyatsi. Urabona ko bavuze yuko password yose imeze neza, nayikoze neza. Noneho bagahita bambwira hano hasi ngo are you ready have you
an account karika hano nyine ndahita nkora ahangaha mpite mfungura account, sibyo ndahita nkora hariya hasi mpite mfungura iki account. none nimara gufungura account hariya hasi bari buze bahite bambwira ngo noneho shyiramo hano, ongera ushyiremo hano bya bindi wamaje gushyiramo hahandi. ni ukuvuga ngo ahangaha turi buhite duhinguka ahandi bari buhite noneho batubaza iki, ahantu batubaza dushyiremo ibya bindi byose bikubiye muri rya tangazo. ntabwo ndi bwinjiremo kubera ntabwo nshaka gupurayinga ino video nyikoze ari ukugira ngo nereke abantu uburyo ibi bintu bikorwa. wowe urahita uza uhite ukora hano ukereya account, urahita ukereya hano account, ahangaha urahita ukereyamo account, harahita hafunguka, uhita ukomeza uhite winjira muri account. reka nabyo tubirebe neza. ubu ngubu urabona ahangaha tukimara kubona aha hasi hose habaye ibara ry'icyatsi hariho utuvi batuvivuye, bivuze ngo ubu ngubu byarangiye, twamaje kuba twakora neza password, dushyiramo email yacu neza. ahasigaye ubu ngubu tugiye guhita twinjira tuhite dukereya account. noneho gukereya account uri buze usange ahangaha hagati y'ino password n'ahangaha harimo ibara ry'icyatsi, ariho ahangaha harimo aka kantu urasanga nta kintu kirimo hameze gutya, ariko wibuke ko mbere tujya kwinjiramo harimo ngo create account. ahangaha turahita dukoramo, hano nidukoramo urabona ko bise birodinga, birarodinze rimwe bihita byongera bivamo. hano turi buze noneho twarindira, urabona ko dukozemo birarodinga, turakoramo inshuro ebyiri, urakoramo inshuro ya mbere birodinge bivemo, ukoremo inshuro ya kabiri nanone byongere bivemo, turategereza. ahangaha impamvu urimo gutindaho ni aka interinete, noneho ahasigaye ubundi ubwo bivuze ngo turi buhite twongera dukoremo nanone. urabona ko dukozemo, urabona ko birarodinga, hano baratwereka ko birimo kurodinga ariko ni ikibazo cya interinete. noneho turahita tuba twakwikomereza twebwe. wowe niba ureba uhite utangira, uhite winjiramo, uhite ushyiramo bya bindi byose batubwiye byo gushyiramo imico n'imyifatire. yes, ubwo ngubwo rero bivuze ngo hariya niba wamaje kwiyandikisha ugakoramo hariya nkweretse bita birodinga, urahita wongera ukirike hano hasi, urahita wongera ukirike ahantu hasi hahera handitse nyine ngo kora hasi, urahita uhakora, urahita usubira inyuma kuri ino page y'inyuma. noneho asigaye ubundi uhite ukandamo hano harimo, uhite wuzuzamo bino, uhite ukandamo hano harimo ibara ry'ubururu cyangwa se ibara rijya gusa nk'ubururu. ahangaha bakubwira ko bakohereje kode kuri email yawe, barano barahita bakohereza kode kuri email yawe. noneho kode bakohereje kuri email yawe uri butegereze cyangwa se umanure hano urebe notification zifunguye email yawe, ubwo iri buze ahangaha. mu gihe uri busange email yawe itigeze iza hano hejuru, ikintu uri buze gukora, uri buze kuza kuba wasohokamo hano, uravamo, noneho ugende muri email uzana agakode karaba kariyo, uze uhite ukandika mo ahangaha urabona urabona urahita uzana ako gakode, uze uhite ukandikamo hano. niwandikamo hano ako gakode uri buhite winjira urahita winjira noneho neza muri website, uhite ugenda urebe ibyo ugomba kuzuza. reka tube twareba ako gakode, ndabona hejuru katari karaje, hejuru karaje ngaka. reka tubanze tube twakureba aka gakode, ndabona kagiye ako kahise kajya nyine imbere muri email. telefone yanjye ntabwo yari iri update, ubwo biransaba ko ndi bujyemo imbere nyine kujya kukareba. turavamo hano tubanze tujye kuzana kode imbere, turajya kuzana kode imbere. reka nkwerekaho akantu gatoya, agakode nuza kuza kubona wakabuze, uri gukanda ahangaha uri bwongere usabe ko bakohereza akandi gakode. ni ukuvuga ngo nukabura urongera ukande hano hasi harimo ngo send verification code, uri bwongere ugasabe, urongera ugasabe. ahasigaye numara kugasaba ako gakode uze kuba wagashyira ahangaha, ubundi ahasigaye uhite ubasha kwinjira mo neza ndani muri website ugomba guhita wuzuzamo ibisabwa. nongera kubabwira ko ino ni part 1, part 2 ndi buze kuza mbereka noneho uburyo wuzuza ibisabwa ahangaha muri ino website ya polisi ku bantu bashaka bakwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Ciao ciao.